wahagurukiwe n'abazimu mw'isi nakwihwereye banuza we nancu mufate pasiteri yari yaje kutwiba mufate abagabo ni bahamagara Anubwo bugingo Yesu kuri yinjiye mu mutima wanjye kandi yashyize mu mutware nejejwe n'Imana mu mutima wanjye umuriro w'ijuru nimo sigaye ngendera mu mucyo ukuri Yesu umukiza niwe nejejwe n'Imana mu mutima wanjye umuriro w'ijuru nimo sigaye ngendera mu mucyo ukuri Yesu umukiza niwe nejejwe n'Imana mu mutima wanjye umuriro w'ijuru nimo sigaye ngendera mu mucyo ukuri Yesu umukiza nejejwe n'Imana mu mutima wanjye umuriro w'ijuru nimo ndamuzi guta neza Imana irakubariye Imana mu mutima wanjye umuriro w'ijuru nimo ngendera mu mucyo ukuri Yesu umukiza niwe Haleluya haleluya wanejejwe n'Imana mu mutima wanjye umuriro w'ijuru nimo haleluya haleluya n'ijambo umva rero babwire Imana yakoze cyane Imana ni nziza kandi nongeye kwishima muri akanya bati mu cyumba cy'amasengesho hano tuvuga Imana haleluya tukiri ahangaha turatinda ijambo ry'Imana riraje rirasanga irakunyereka mubyeyi wowe uciye aho ngaho bitaratinda cyane wowe mugiye mubaririmba ngiye kubera mbona Imana inyeretse ibyo byose ufite umugabo w'umusinzi ariko Imana utuvugana igiye kumugira umurokore yego umugabo uvuga nk'uburayi umugabo wawe nawe ubwawe bakavuga kuri indaya nawe ubwawe ariko ubu tuvugana Imana igiye kugeza Mana urakoze kuvugana nanjye Mana urakoze kunyeka ibintu by'umubyeyi umva mubyeyi baranakuroze wowe barakuroze ariko njye nkubwira Imana umuntu ahangaha ibikuye mu nzira nejejwe n'Imana mu mutima wanjye umuriro w'ijuru nimo mukirimba umva data ntabwo nzi nanjye ko ntabwo nkuzi reka irari ariko bari twagiye dukomeze Imana mu mutima sigaye ngendera mu mucyo ukuri Yesu umukiza urakoze Imana tugenda gake umva nawe umva mama haleluya baneze n'abaturanyi hari umuntu ruguru y'iwawe afite abana 4 umuntu ntabwo muri guhuza gerageza muhuze
gerageza muhuze. Imana irakubonye avuga ati mbikubwire, muhuze, nimuhuze. Haleluya, nimuhuze. Ibyo ashaka byose bimuhe, kuko ibyo ufite ntabwo ari ibyawe, uzanabisiga. Haleluya. Nejejwe n'Imana mu mutima wanjye, umuriro w'ijuru sigaye ngendera mu mucyo w'ukuri. Yesu umukiza niwe nejejwe n'Imana mu mutima wanjye, umuriro w'ijuru sigaye ngendera mu mucyo. Mugwa muririmba. Yesu umukiza niwe ntabwo ntihankuzi. Hari umuhungu uri gukunda, hari umuhungu abanye muririmba, hari umuhungu uri gukunda. Uriya muhungu ntabwo ari uwawe, uriya muhungu ntabwo ari uwawe, mureke. Nta mukunzi muhari, tegereza umukunzi wawe Imana yamuguha. Iyo ntabwo ari size yawe. Mbabarira, wumva icyo Imana ivuganye nanjye. Mutere harura nyinshi. Komeza turirimba. Urakoze Mana, urakoze Mana, urakoze Mana. Sigaye ngendera mu mucyo w'ukuri. Yesu umukiza niwe mucyo. Hari igihe kimwe tuba turi mu turimo turasenga, Imana iraza yatwereka iduha umugisha tuvuga ngo aho muzajya hose bazabubaha, aho muzajya hose muzabona tike, aho muzajya hose muzajya uko mukorera Imana, kuko ntawe ukora Imana ngo yitwe n'inzara cyangwa yitwe n'inyota. Haleluya. Icyo ufite cyose ndakwinginze ngo kiri hano ku meza, kiri hano ku meza, dushaka gupfa kuko inutagabura umukozi w'Imana no gupfa. Yewe umukozi w'Imana, rero rwose umukozi w'Imana ibintu wamanuriye byose nibyo. Amen. Kandi Imana irakoze, ni ukuri kuba umugabo wanjye none hagiye kugaruka. Amen. Shima Imana mutima wanjye we, shima Imana uba kubatuye, shima Imana wewe rudahemuka. Shima Imana mutima wanjye we, shima Imana uba kubatuye, shima Imana wowe rudahemuka. Nari kure nta byiringiro namba nari mfite, by'amasezerano nari kure ibyo ufite igizwe hafi n'amaso ye, ubu sinyigenda niganyira, ndi umwana w'ihoraho. Haleluya. Shima Imana mutima wanjye we, shima Imana yo yakubatuye, shima iyo saha yikuwe hose yawe ishyanga iyo kwamuna w'Imana, iyo saha y'icumucana y'icumuro w'Imana wowe. Haleluya. Nari kure nta byiringiro namba nari mfite, by'amasezerano y'ibizaba, nari kure y'Imana. Haleluya. Mushaka umukozi w'Imana abona amatike. Haleluya. Nigijwe hafi n'amaraso ye, ubu sinyigenda niganyira, ndi umwana w'ihoraho. Haleluya. Uyu munsi ni w'ibyishimo gusa.
igihe navuga ko urugendo rwo kuza ahangaha yego Imana yambwiye ati genda aha n'ahantu bakora amasengesho nta yego ubasange ati ni bake ariko ni bake beza amen nzabana nabo kuko mbakunda yo haleluya nzabitangira amen kuko mbakunda kandi ntabwo umwuka wanjye uzaba kure yabo yego nzabana nabo nzabireka niyo mpamvu umunsi nk'uyu nguyu ndi ahangaha buri wese mubwira ibyiwe oh haleluya haleluya mumenye ngo nkeneye gutaha nkeneye tike kuko ni umukozi w'Imana uzicwa n'inzara cyangwa se ngo yikore amaboko cyangwa se ngo agendeshe amaguru nta zuba rizatugeraho oya nkeneye akanyabiziga kugendaho icyo ufite cyose nishaka ku meza yo Yesu Kristo kuko Uwiteka nawe nyine wimbwiye ndakumva papa haleluya ndakumva uzi gutera haleluya kuri munambara ndishaka urakoze haleluya Acha nipumzike Jasi. Acha nipumzike magoro yako Jasi. Oh haleluya. amen Haleluya. amen Musore. We kureke gutangura mu biki? urakoze Ndikukubaza. urakoze Ndakurebye ndagutegereza yo musore. ndakumva papa Uwiteka arambuye umusore wese muri kureba. urabaye urakoze Uyu musore wese muri kureba hano. Afite ingeso mbi. Afite uburaya bwamusagutse. Mugabo nazaza gusengera. Ndavuze ngo mvuke mu hasi. Afite umutima wo kwinangira. Mugerageze mu muba hafi. Ndakwinginze musore. Banje kugusaba imbabazi nyine. N'Imana imbabarire. Ibyo byose mana turacecekesha amajwi y'abadayimoni uramagana imbaraga z'umwijima ibi byose uyu mupasiteri waje yiyoberanya ibyo byose yakubwiye ni njye wabimubwiye Pasiteri navuye kure ku ishami. niba mwigeze kubona amagurutsa ukajya kuhana yakumbazaga njye wabikubwiye twahagurukiwe n'abazimu nakwihwereye mw'izina nakwihwereye wanuza we Mufate iby'ibyo. pasiteri yari yaje kutwiba Mufate iby'ibyo. n'abagabo nanjye ni ngombwa muzane Ingegera yabuze. cy'abantu biyitirira izina ryawe buri umwe wese afata telefone ye Ugatoshuza abakozi n'umwana. uri umujura Za telefone zakubira mu Imana. kina telefone yawe bari bayitwara Ntabwo ndi umujura jewe. Umuntu hejuru. Mutabare. Mutabare yo. najyane n'ubugizi ibibazo nari nzi ko bana njyewe ntabaye n'ikibazo nifitiye done ku manywa reka duhuze umutima ariko biriya bintu nari nabibonye abibonye yose ko yambwira ariko nari nkirimo gusobanuza Imana Imana yari itarampa icyerekezo abakozi b'Imana b'ikigero kuko bameze ubu numvaga nishimye Imana inkuyeho umutwaro nayo nikoreye ubu twari dutanze amatelefone yacu n'imitima imenetse tuzi ko tugiye kubona umugisha kumbe turi kubiha umutubuzi ariko baravuga ko umwari tukaba amaso yamenyaga igihe umujura azazira nibura yakabaye maso mubonye iriya nyana y'imbwa biriya byose mbere na mbere gusa mbanje kubasaba imbabazi ntabwo nari nzi ko ari kuri ari bubitwaremo cyangwa ari kuri ari bubivuge biriya byose ni njyewe wabimubwiraga kuko yanjyanye ku ruhande arabanza arabimbaza ni njye wabimubwiye naho njyewe natura n'icyaha ntakoze kugira ngo hagati mu kanya hatazamo agatotsi k'ibyaha abapasiteri nka bariya ibyumba mwaretse tukaba ibyumba amaso by'amasengesho nuko satani yabihagurukiye niyo mpamvu rero abanyamasengesho tugomba gusenga dushyizemo imbaraga ubwo mushyiremo imbaraga
musenge mumenye kuvugana n'Imana. Umuntu araza ngo hererere akazana zaririri. Nese ko tuba tugira ngo abantu bari mu mwuka bakora Imana iracyakora. Nubwo bimeze gutya, nubwo hari habatubuzi benshi, nubwo hari habiyitirira Imana, ariko Imana yacu iracyakora kandi iravuga.